Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze ukomeje gukurikirana Kodaraba TV. Uyu ni Shema Yves. Iki ni ikiganiro makuru ki ku muhanda. Ni kenshi cyane tubana mu bintu bigiye bitandukanye. Kangusuze rero mwifurize ishya n'ihirwe aho uri hose, ukomeze kugubwa neza, ukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Uyu munsi rero turagarutse muri Showbiz Entertainment mu bintu bivuga impande n'impande. Iki ni ikiganiro makuru ki ku mihanda tugiye kujya turabanamo umunsi ku wundi. Utarakanda subscribe ndakwibutsa ko urimo gucikwa, kanda subscribe maze ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku bintu maze iminsi bivugwa impande n'impande. Maze iminsi mwumva ko yavuga ko umusore Cyusa yatandukanye n'uwitwa Jeannine Nwachi. Uyu ni umusore rero Cyusa uririmba mu ndirimbo ze mu njyana ya gakondo cyangwa se muri traditionnel mu ndimi z'amahanga. Uyu yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye harimo nka Imparamba, indirimbo bita Uwanjye imaze iminsi isohotse. Iyo ndirimbo yaje kuba intandaro yo kuba yatandukana n'uyu Jeannine Nwachi. Uyu munsi nje kukubwira impamvu yabiteye. Uyu rero Cyusa maze iminsi mu byumva bihwisa impande n'impande. Bamwe bavuga bati ese kukiri umusore muto, abandi bavuga bati Cyusa yari yagiye gukunda uriya mukobwa kubera ko yari amukurikiye amafaranga, dore ko uyu mugore Cyusa yari arimo akundana nawe, bari mu rukundo, afite imyaka 40 na gutyo kuzamura, ndetse akanaba afite abana babiri. Uyu rero Jeannine Nwachi akaba ari nyirasenge wa Naomi ndetse n'abarumuna be baba hamwe mu nzu ya Mackenzie, hariya inzu y'imideli cyangwa se ikora ibintu bijyanye na fashion ndetse na modo. Uyu rero Jeannine Nwachi yari asanzwe mbere ko na Cyusa yari asanzwe abana n'umugabo wo mu gihugu cyangwa wo mu mahanga, ndetse akaba yari n'umusaza cyane ubwo yari agize imyaka 80. Gusa ubwo yahuraga n'uyu Cyusa baje gupanga ko bakundana, mbese bari mu rukundo, bakaba bitegura no kuba banabyarana. Gusa Jeannine akabwira Cyusa ati wowe uzareka mbanze ngende rwose ntandukane n'uyu mugabo, nitumara gutandukana nzareba ukuntu tubipanga maze twibanire, tuze kuba twagira tubyare rwose tunibaruke. Gusa uretse ko nahamya neza ko uyu mugore yari kuzabyara bitewe n'imyaka yaragize, imyaka 43 gutyo n'5. Ni imyaka myinshi ku babyeyi cyangwa se ku bagore. Uyu Cyusa rero guhapanga kubanza batandukanye ndetse banagabane imitungo n'uyu musaza yaje kwitaba Imana. Gusa yitaba Imana uyu mugore Jeannine Nwachi atari yabasha kuba bagabana imitungo cyangwa se bareba ate imitungo bayigabanemo kabiri. Rero aza gupfa bitari byarangiza kuba byanyurwamo cyangwa se ngo binumvikane. Ibi rero byaje kuba intandaro y'uko Cyusa Jeannine Nwachi yatangira kuburana ashaka kugira telebu uzasigarana imitungo, uzazungura, urumva yasizamura dosiye biza kuzamo ikibazo. Ariko ibi byaje kuba intandaro y'uko Cyusa atandukana n'uyu mukobwa Jeannine Nwachi. Rero amakuru tugenda tuvana impande n'impande, kuko kumwe bigenda byandika, inshuti za Cyusa zimwe zigenda zibivuga. Muri inzu ya Mackenzie niho Cyusa yaje guhura n'uyu Jeannine Nwachi, dore ko ariho Cyusa yari amaze iminsi yibera, ariho nawe bakundaga kubaba. Bakakuza baje guhura ndetse bakaza no kujya mu rukundo rugurumana rwose, urukundo rwakaga cyane, dore ko twagiye tubabona impande n'impande bagenda bicicikana ku mbuga zigiye zitandukanye. Gusa nyuma abantu bakajya bavuga mu makuru tugende tubona bivuga ko Cyusa yarabayeho nabi. Cyusa rwose ngo ntabwo yarabayeho neza, bajyaga bamurabya inkizi imyakira z'amatwi. Cyusa nyine yajyaga kubitwa n'uyu mugore, bivuze ko muri make nabyita nko kuba Cyusa yamufataga nk'umwana cyane, cyangwa se wenda Cyusa akaba ari n'ibintu yarakurikiye, dore ko ubu yamaze gusubira i Nyamirambo rwose, aho arimo kuba rwose mu kazu gato cyane, yongeye kwisubira kuryama ku kirago. Cyusa rero uyu mu kiganiro yaje kuba agirana n'Isimbi TV yatangaje ko uyu munsi atakiri kumwe n'uyu Jeannine Nwachi. Gusa icyo bamwe bagiye bibaza, benshi cyane bagiye bakomeza kuvuga bati Cyusa yakundaga amafaranga, yari yarakurikiye indonke, gushaka umugore ungana kuriya, biki n'ibiki. Gusa impamvu yatumye Cyusa atandukana n'uyu Jeannine Nwachi, impamvu y'intandaro uyu munsi nje kubabwira nuko ari indirimbo. Uyu musore rwose Cyusa yaragiye aricara, afata ikaramu akora mu nganzo yandika indirimbo, yandikira Jeannine Nwachi, ndetse akanapanga ko amashusho y'iyo ndirimbo afite kuzaba arimo uyu mukobwa Jeannine cyangwa se umumama Jeannine Nwachi. Nyamara indirimbo Cyusa banza yari yanditse mu gihe kibi, kuko yaje kuyandika
yayanditse mu gihe uyu mugore Nowaci yari arimo aburana iyo mitungo y'uwo musaza we cyangwa se uwo mugabo bari banaga imyaka 80 yari yarapfuye. Nuko Cyusa aza kumuporopoza amusaba ko yajya muri video, Jeannine aza kubyanga, ariko mbere aza kubyanga avuga ko atayemewe kujya muri iyo video, amusaba ko yagenda ndetse akanatangirana n'abandi ubuzima, akabona abandi banamukunda, mubwira ko iyo video yashaka undi muntu yijyamo, ndetse anamubwira ko iyo video itamufashije ahubwo itumye urubanza rwe rupfa cyane. Sinzi ngo ubwo byagenze bitaba tuzi, mujye muri comment mutwandikire ababizi neza. Ubwo rero uko byaje kugenda rero utuma Cyusa birangira iyo ndirimbo yisohoye, uyu mukobwa Jeannine Nowaci cyangwa se uyu mugore ye wari ari umukunzi we atari yemera kujya muri video, birangira indirimbo isohotse mu minsi yatambutse ntabwo iramara n'igihe kinini, ndakeka maze icyumweru kimwe n'iminsi ingahe gutyo, biza kurangira Jeannine Nowaci yanze kujya muri video, Cyusa iyi ndirimbo ayisohora uyu mukobwa nawe urimo. Gusa tugarutse imbere gato nanone, uyu mugabo akimara gupfa wa Jeannine Nowaci imyaka 80 wari ukiri imbogamizi hagati ya Cyusa na Jeannine Nowaci. Jeannine yese agenda ajya ku mbuga ze zose agira atya, abasibye amafoto yose ya Cyusa, arayasiba rwose. Niko yagiye hanze yumvikana arimo kurira cyane abwira Cyusa ati genda rwose ugenda ushaka abandi mubana bazagukunde ndetse nawe muzakundane rwose uzahiga. Gusa icyo nje kukubwira kandi uyu munsi nyine Cyusa mu kiganiro yagiranye mu kiganiro ajyanye n'Isimbi yumvikanishije aya majwi, Jeannine akaba yaramwohereje ubwo indirimbo wanjye yajyaga hanze. Nyine aya majwi yumvikanishaga Jeannine arira cyane, ahamya ko indirimbo uwanjye yamwiciye urubanza ku buryo aho kurusoma byahise birusubiza irudubi. Jeannine kandi muri aya majwi aba yasabaga Cyusa guhagarika umubano wabo ndetse amwifuriza kuzahirwa mu rukundo rushya azagira. Mu magambo yagize ati rero njye ndananiwe sinakomeza gutya, ndabirangije guhera ubu, birarangiye ngiye, ugire urugendo rwiza, uzashake uwo ushaka, ugumane n'uwo ushaka, unyibagirwe guhera uyu munsi, nta kintu na kimwe nshaka kumva kuri wowe. Birumve gusa amagambo ajyamara kujya hanze, ibi bintu byatumye bivugisha abantu bagiye batandukanye, kuko byumvikanishije ko mbese Jeannine ni nk'ari wafataga imyanzuro y'umugabo Cyusa. Abantu bakuba hariya muri Makenzi bajya babasha kugerayo bababwira iki, yajyaga kubitwa rwose ubwo wabaga yampamagaga kumwitaba rwose akamukubita no ku karubanda. Gusa nanone Cyusa nawe akibaza yakibaza impamvu iyi ndirimbo, akavuga ati se indirimbo yaba yabashije yisha urukundo gute? Nawe nyine nta bintu bitumvikana. Urumva ko muri make ikintu bapfuye nawe ugiye gushishoza basanga atari ikintu cyumvikana. Kuko Cyusa ubwo yajyaga mu kiganiro hariya kuri Isimbi TV, mu magambo yagize ati indirimbo ntabwo agaragaramo, ntabwo yigeze nandika kuri Instagram ko ari we nayikoreye. Ntabwo njye nibaza impamvu umucamanza mu Bubiligi yaba yaragendeye kuri iyi ndirimbo akajya kuyishingiraho asubiza irudubu urubanza. Nyine Cyusa urumva ko muri make impamvu bapfuye cyatumye batandukana. Jeannine Nowaci we avuga ko iyi ndirimbo uwanjye Cyusa yanditse ari yatumye bashwana. Gusa Cyusa we akavuga ko mbese nta jambo Jeannine ririmo, ntabwo yigeze yandika ku nkuta nkoranyambaga kuvuga ko ari we yandikiye, ndetse n'ikindi kigiye kiyikurikira nyuma wenda kivuga ko wenda nyine wenda ari we yandikiye. We akibaza ukuntu umucamanza rero bo mu Bubiligi yaba yaragendeye kuri indirimbo agasubiza urubanza irudubi. Ikindi kandi Cyusa yavuze ko ashidikanyaho ni ukuntu uyu mugore wari ugiye gusomerwa urubanza mu mitungo yahoze ari umugabo we, indirimbo yararusubije inyuma rukajya mu iburanisha ry'ibanze. Mu gahinda kenshi Cyusa kandi yahishuye ko ababajwe no gutandukana na Jeannine batabanye nuko bateguraga ubukwe no kubyarana. Ukumva nyine Cyusa rwose niwe n'amafaranga yagiraga ngo azayakeneye, rero urumva nyine ubwo imipango birangiye itabaye, urumva ko igihe yamaze cyose ategura biranze. Gusa mu gahinda kenshi yagize ati nta kintu na kimwe kigeze kibaho, n'ubu sindi kumva uko indirimbo nakoreye umukunzi wanjye ariyo idutandukanyije. Uyu muhanzi kandi yahakanye ibyo guhabwa amafaranga na Jeannine nk'uko byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ko baba bakundana, kuko Cyusa akeneye amafaranga kuri uyu mugore.
uyu musore kandi ariko yemera ko Jeannine yamuhaye impano nk'umukunzi n'ibikoresho byo mu nzu yari yaramuguriye i Dubai. Abantu benshi rero bagiye bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatangira ugasanga bati Cyusa impamvu yarakundanye n'uyu mukobwa impamvu nta yindi ni amafaranga, bati nta kuntu yajya kwihambira kuri iki gicecuru cyangwa se kuri uyu mugore nk'uko nkabivuga. Ariko Cyusa byarangiye abihakanye yemeza ko rwose ikintu bagiye wenda ikintu yemera ko yamuhaye yari nk'impano kumwe umuntu agura ibikoresho byo mu nzu. Gusa uyu munsi tuvugana Cyusa kuva muri Makenzi hariya yatashye amaramasa, yatashye rwose ku butumwa yageze ku mbuga zigiye zitandukanye. We yavugaga ko asaba ko nta muntu n'umwe ugenda umucira urubanza amubwira ko uriya mugore yamuhaye amafaranga, dore ko yatangiye kugenda ahamagara inshuti ze zimwe na zimwe zikamuremera udukoresho. Uyu munsi akaba twarimo gucumbikaho hariya Nyamirambo. Rwose uyu muhungu akaba yongeye gusubira mu irigara. Yari yaramenyeye kuryama ku bitebe binini cyane, none ubu yasubiye hehe? Kuryama mu irigara. Gusa ni byinshi bigenda bivuga impande n'impande, rero ikirahinduka ndakumenyesha. Gusa icyo nakubwira cyo nuko uyu musore Cyusa yabashije kuba yababazwa nuko yatandukanye n'umukunzi we Jeannine Nowachi. Ubu bakaba batakiri kumwe, urukundo rwabo rukaba rwarangije n'indirimbo yari yandikiye iki kizungerezi Jeannine wacu. Kankubwire ko rero utarakora subscribe urimo urahomba, ibuka ukande subscribe ujye ubana natwe umunsi ku wundi ku biganiro tukugezaho isaha ku yindi. Iyi ni Shema Yves rero, iki ni ikiganiro makuru ku mihanda. Ciao ciao.